Hello mwese aho muri ndabasuje banyarwandakazi amazina ni Emelissa nk'ibisanzwe kuri 1000hills empire abari mu majyepfo amajyaruguru uburasirazuba uburengerazuba mu mujyi wa Kigali ndetse na ntara yacu ya diaspora yibagiwe rero ndagira ngo mugire amahoro aho muri mwese abarwaye mwihangane abatameze neza afite ibibazo byinshi ndagira ngo mwihangane kandi mwumve mukomeye Imana ishobora byose hanyuma murimo muri batse Emelissa no kuri uyu munsi ni ikintu gishyashya atuzaniye kuri 1000hills empire ni ikintu kidasanzwe ashobora kuba atuzaniye ndabizi mufite amatsiko nubwo mutayimbwira ariko I know kandi ndabyizeye ko mufite amatsiko hanyuma uyu munsi rero inshuti zanjye dusanzwe tubana ku biganiro ngenda nkora ndagira ngo mbabwire ko hari content ebyiri z'ingenzi nabazaniye. Content ya mbere turaza kurebera hamwe cyangwa se turarebera hamwe twese dufatanije uburyo dukoreshamo imbuga nkoranyambaga especially ku rubyiruko cyangwa se ku bantu barimo kubyiruka bakiri batoya bari mu myaka nyine mikeya ndetse kugenda bisumburaho kugeza no kububatse ingo. Mureke tuganire ese ubundi bavuze gukoresha imbuga nkoranyambaga ese ubifata mu rwego cyangwa se wowe ku ruhande rwawe wumva ari gute wazikoresha ese gukoresha imbuga nkoranyambaga wa musore we wa mukobwa we ndagira ngo mubanze mumbwire cyangwa se mbanze mbabwire uburyo nje ku ruhande rwanjye numva twakabaye dukoreshamo imbuga nkoranyambaga. Ikintu cya mbere nababwira akenshi ubuzima budafite intego nta cyerekezo buba bufite ntacyo pe kuko niba uri umusore niba uri umukobwa uri umupapa uri umama ubayeho mu buzima budafite intego nta cyerekezo cy'ubuzima ufite no niba ari nuko bimeze uri wese. Hanyuma rero ngewe nanjye nkoresha imbuga nkoranyambaga ariko mu kuzikoresha njye mfite intego mfite n'intumbero nifuza kugeraho. Ese wowe uri kuzikoresha iyo uri kwifata video ushyira kuri TikTok ushyira ahantu hose niki kintu ubugamije ese uba ufite iyihe ntego? Hari abantu benshi dufatiraho ikitegererezo bakoresha imbuga nkoranyambaga mu bikorwa byiza kugira ngo bazamure ibyabo bagira ibintu bakora bagira ahantu bava naho bagera byanze bikunze baba bafite intego yo kuba bagera kwiterambere. Ese ndagira ngo mbwize ukuri wowe urimo urakoresha imbuga nkoranyambaga uzikora gute uzikoresha gute ubikora gute ubigenza gute ese ufite iyihe ntego? Nagira nkumvishe ko uburyo bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga ikintu cya mbere cy'ingenzi ni ukuzikoresha ufite intego kandi nziza cyangwa se intumbero kugira ngo ubake icyizere cyawe cy'ejo hazaza. Hanyuma ikindi kintu njyewe nshobora kugenderaho cyangwa umuntu ashobora kugenderaho akoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa katuvuga nk'amahame yo kuyikoresha kandi neza. Niba uri social media ukora kuri social media ushyiraho ibintu byawe ugira gute wifuza gutera imbere ntago ari byiza ko utangaza amakuru utizeye kuko tudashobora gutangaza amakuru utizeye utazi neza udahagazeho udafiteho mbega detail buri kimwe cyose kuko wumvishije wenda ikintu runaka ukimbisha ahantu bisufata kubita kuri YouTube yawe ntago uzimva n'imvano yabyo hanyuma ugasanga ibyo bintu bigize gute byakwangereza izina. Ibyo nabyo ni kimwe mu bintu tuba tugomba kwitaho mu gihe dukoresha imbuga nkoranyambaga kavuga ni se uyu munsi ko ngiye kwa uploadinga bino bintu ndishuwa ko ari ukuri makuru ngiye gushyiraho ndishuwa ko ari ukuri ku buryo niyo byaba ngombwa ko bashobora kubimbaza nasobanura neza ko ari ukuri. Rero twirinde cyangwa se tugerageze kugendera kuri iri hame mu gihe ugiye gushyira ibintu kuri social media ukoresha ku bintu byo ari byo byose ukoresha byo ku mbuga nkoranyambaga banze making sure yuko ibintu ugiye kuvuga ari ukuri ibyo bintu bizagufasha. Hanyuma ikindi kintu nababwira wagenderaho ujya gukoresha social media banza ugireho emotion banza umenye amakuru kuko niba uyu munsi nkavuga ngo wenda nshatse gukoresha social media mbigiyemo uyu munsi mbyinjiyemo mfatiyeho abandi banjyanyemo mu by'ukuri ntabwo uzi byiza bya social media nta nubwo uzi ibibi bya social media cyangwa se by'imbuga nkoranyambaga mu kinyarwanda cyacu cyiza. Rero ndagira ngo tuganire kandi tubwizanye ukuri maze kubabwira ibintu bitatu umuntu aba agomba kugenderaho mbere yo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ikintu cya mbere nababwiye abakurikiye neza
cyangwa se ababyiruka neza, nabwiye ko mu gihe ugiye gukoresha imbuga nkoranyambaga n'ibintu bitatu by'ingenzi uba ugomba kubanza kwitaho. Sibyo? Ntabwo ndi kubabuza gukoresha social media, ntabwo nje kubabuza kugira ibindi bintu mukora cyangwa se, ariko banze umenye ese social media ngiyemo ibintu nkiyemo ndabizi, imbuga nkoranyambaga ngiyemo uburyo nzikoreshamo se birakwiye cyangwa se biratunganye kandi ariko mbivuga. Hanyuma rero hari ingaruka nyinshi ziba mu gukoresha social media nabi. Umuntu ukoresha social media nabi mu bintu bidafite umumaro, natangiye mbabwira ngo ukoresha social media, ukoresha imbuga nkoranyambaga ariko ufite intego. Kabiri, utangaza ibintu uzi neza cyangwa se wizeye. Gatatu, ufiteho inama cyangwa se ufite nk'umuntu ushobora kukugira inama, washobora kukuyobora neza kugira ngo ejo utazisanga mu bintu bitari byiza. Hanyuma rero wa musore we, umurikiye, wa mukobwa we, ndagira ngo mbwira ngo social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga kuzikoresha nabi habamo ingaruka nyinshi cyane kandi zikomeye zishobora kwangiriza ubuzima bwawe. Icya mbere, mu gihe wakoresheje social media nta ntumbero, nta ntego, ntacyo utakora, kuko ukeneye kuryoshya ni feeling zo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Urashyiraho ibyo ubonye cyose uterura ushireho. Ikindi kandi, ngewe nk'umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga mba nifuza gushyiraho ibintu byanteza imbere kandi bikaba byakubaka n'abandi muri rusange. Sibyo? Wenda reka nguhereze urugero. Ubayeho mu buzima uri high kandi ariko mbivuga, ufite urwego uriho, urya neza, wambara neza, ugize gute. Uyu munsi ndabyutse ndavuze ni Emelissa rwose, bitewe n'ukuntu naguze urukweto rw'ibihumbi 100 uyu munsi, mfite urukweto rwiza ngomba gushyira ku mbuga zanjye nkoresha abantu bose bakabibona. Uyu munsi natetse neza, natetse inyama, natetse ifiriti, natetse ibintu byinshi wadekoye nyine, wese ugenda urabifata ubishyize kuri social media. Mu by'ukuri ntabwo buri muntu wese uri buze kubibona. Hari umuntu uri buze kubibona nyamara amaze igihe atarya, urara, avuga atari kumana, yumve nyine nawe yumve mbega arababaye muri make. Sibyo? Ko njye niba mbonye ibiryo wenda washyizeho, ndi gushaka kubumvisha ko tugomba gushyiraho ibintu bishobora kutwubaka bikaduteza imbere ariko tutibagiwe n'abazabireba. Mu gihe ujya gushyira ikintu kuri social media, tekereza birenze, uvuge ngo mbese ko ngiye kwa uploadinga ino video, njyewe ubwanjye izangirira ihe nyungu, umuntu uzareba ino video izamwungura iki? Sibyo? Katuvuge urugero, njye ndifashe ifoto nambaye ubusa, ndayifashe nyishyize kuri TikTok yanjye. Mu by'ukuri nta kintu izamfasha iyo foto nashyizeho, ntacyo pe. Uretse kwakira comment z'abantu bambwira ati ibintu uri gukora ntago ari byo, ibi ni ibicuri gukora kandi agaciro karimo, na abanyarwanda bitwara gutya ntaki. Nizo comment nzagenda nakira, noneho bishobore kuntera ingaruka zo kuba njyewe nakiyanga kandi ibintu nakoze nabikoze ngize gute, nabikoze mbikunze. Ujya kwa uploading iyo foto, ujya kwa uploading iyo video, of course nari mbikunze, nari mbyishimiye, nari ndi proud yabyo, ariko nibigera muri society uzakira feedback mbi cyane bitewe n'iki, kuko ibintu washizeho ni bibi, nta kintu biri kugufasha uretse kuba byakuzanira ingaruka zo kwiyanga wowe ubwawe, ugasanga urigunze, ugasanga utangiye kwicuza, nyamara iyo uza kuba warabanjije kugisha inama abo navuga ati ababimenyereyemo, ababikoramo se, ababizi, ukamenya amakuru, cyangwa se iyo wari kwa uploadinga nk'iyo video uzi intego yawe, kuko ntekereza ko ufite intego nziza cyangwa intumbero nziza y'ibintu wifuza kugeraho, ariko binyujije ku mbuga nkoranyambaga hari ibintu utakirirwa uploadinga. Sibyo? Hari ibintu utakirirwa ushyiraho, kuko ufite ahantu wifuza kuva, umuntu ufite ahantu yifuza kuva n'aho yifuza kugera, hari ibintu bidafite umumaro atajyamo. Hanyuma rero niyo video uploadinze imeze gutyo, ndakubwiza ukuri ko umuntu uzayireba nta kintu izamufasha. Sibyo? Umuntu nareba iyo video wenda tuvuge yari yifitiye agahinda, afite ibibazo by'urugo rwe, afite ibintu byinshi bimutesheje umutwe, wenda agiye afashe telefone ye, agiye kuri TikTok aravuga ati kangende wenda nahureho n'utuntu turi buze kumfasha, umutima wanjye ukabahoka ukagira gute, ariko se nagera agasanga washyizeho ibintu bidashinga bidafite 12, urumva ari ikintu buze kumufashije ntacyo. Ikindi nababwira, social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga kuzikoresha nabi ishobora kugutera ingaruka, reka mvuge ku buzima bwo mu mutwe. Imbuga nkoranyambaga kuzikoresha nabi byadutera ingaruka zo cyangwa se effect ku buzima bwo mu mutwe, kuko hari igihe umuntu ashingira nk'igihe wenda njya kunoze njya kuri TikTok, ugasanga nkenga kutunaka, usanga ni ibintu mbega
bidafite 12 bidafite ahantu bizava bidafite ahantu bizagera mbega nibyo gutesha abantu umutwe gusa bari muri comment bari kujagaraza bari kugira gute ejo ugasanga biguteye nk'ingaruka ku buzima bwo mu mutwe gusanga burivande gusanga ugize depression gusanga iyo ni ibintu bitari ngombwa kandi nyamara warabigizemo uruhare ariko nanone hari ibintu byiza navuga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ariko nanone bafite intego cyangwa intumbero. Imbuga nkoranyambaga urugero nko ku bahanzi abakinnyi ba filime abasizi iki ni ahantu heza ho kwamamariza impano zacu. Ku mbuga nkoranyambaga ni ahantu heza ho kuzamurira impano, ni ahantu heza ushobora kujya umutima wawe uboshye ukabohoka, sibyo? Ni ahantu heza ushobora kujya ubuze amahoro ukabona amahoro, kuko social media wenda ikindi kintu nababwira kuri ku mbuga nkoranyambaga ziguhereza ibyo ushaka, zikakugira uwo ushaka. Iyo uzikoresheje neza wakira ibyiza, iyo uzikoresheje nabi wakira ibibi, sibyo? Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo tugerageze gushira ibintu ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha, ariko nanone turebe kuri twebwe ubwacu ndetse n'abazadukurikira ibyo bazakira se bazakuramo iki, sibyo? Hanyuma ndi kubabwira ngo habamo ingaruka nziza, ingaruka mbi nazivuze: kugira uburwayi, kuba wagira depression, kuba wabyagira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, gutakazwa icyizere muri society. Ko niba uri umwana w'umukobwa ufite ifoto yawe wambaye ubusa ushize kuri TikTok, nekereza ko nta respect ufite ku bantu, byanze bikunze hari icyizere cyangwa se hari ibyiringiro abantu bari bagufitiye, famille, abaturanyi, society wayemo muri rusange bazagutakariza icyizere byanze bikunze. Ariko reka tugere ku ngaruka nziza ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga neza kandi bafite intego nziza. Natangiye mbabwira ngo imbuga nkoranyambaga zidufasha kuzamura impano z'abantu batandukanye. Dufite ibihamya by'abantu benshi bagiye bakoresha imbuga nkoranyambaga neza, bashyiraho ibintu byiza kandi bikundwa n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange. Uyu munsi bakaba bageze ahantu heza kandi ku rwego rushimishije, sibyo? Rero mu gihe ushyizeho ibintu by'umumaro, jya wumva ko uri intwari, kuko ushyizeho ibintu bishobora kuzafasha abantu, bishobora kuzafasha umuntu yari wenda yari yifite ibibazo, yari yihebye. Ngewe njya kuri social media, uri umuhanzi, mbonye indirimbo cyangwa numvise indirimbo inkora ku mutima, nuko umutima wanjye nubwo nanihebye ariko wenda nsanze akarimbo umutima tuza wenda kimana cyangwa se nakandi ariko karimo guhumuriza, ugasanga umuntu ubonye iyo ndirimbo yongeye gusubizwamo ibyiringiro. Ushobora kuba uri umukinnyi wa filime, ukina filime zirimo inyigisho. Njya kenshi filime ndebye nkuramo inyigisho byanze bikunze. Niba ndi mu buzima wenda bugoye, kuko filime ifata ibintu wenda bitari ibyanyabyo ariko bakabikora cyangwa se bakareactinga babigiranyije nibaho mu buzima busanzwe. Niba ngiye wenda uri umukinnyi wa filime, ndikora filime ukora, wakinnye wenda urindushi, urihangana, nyimuza kubona ibyiza, bizatuma nanjye bintera motivation mvuga ngo nyamara birashoboka ko nubwo ndi guca mu buzima bubi bugoye ariko ejo nshobora kuba nabuvamo. Hanyuma ikindi kintu navuga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku byiza byo gukoresha imbuga nkoranyambaga, nuko bidufasha mu iterambere. Kuko iyo ukoresheje imbuga nkoranyambaga neza byanze bikunze utera imbere, sibyo? Nubwo wawe today uzikoresha uri gushyira ibintu byiza, uri kubona bitagenda, ariko ukomeza urwane. I know, ndabyizeye kandi nanjye ndabizi ko bizagenda neza, kuko mfite ibimenyetso birenze kimwe, birenze bibiri by'abantu byagiye bigirira umumaro. Hanyuma rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, urubyiruko, bakobwa bagenzi banjye, basore, bapapa, twifuza kuba twagira iterambere dukoresheje imbuga nkoranyambaga. Dukurikira iki kiganiro neza kirangire, harimo inyigisho. Iyo yari content ya mbere. Murakoze cyane.